Njyewe ntabwo ari njyewe kabisa, ntabwo ari njyewe, ni mahoro na Gatesi na Jackson, ntabwo ari njyewe. Babikoze wagiye he? Ntabwo umva Kunzi ko mwese muba muri mu rugo. Kanambabarira, nta bintu bya polisi ahangaha, nta bintu bya polisi. Mana yanjye mu baranica no kuri kwimana we. Ubu ni barankura agatwe we. Ibintu byose bakuru bijya ku mutwe wanjye bikajya hehe ngo Jackson njye ugira ubugane akomanda yanjye. Tugabanye urusaku uri mu biki. Umeze Jackson. Umva gate ngiye nta bindi byinshi. Ubundi wowe umaze iminsi ubaye. Mbwira vuba vuba nta bindi bintu byo kwitegereza, umaze iminsi ubaye. Umaze iminsi ubaye. Mbwira. Nibiki. Nyine tuza ubwira. Umbwira ndumva. Reba. Ubu ngubu hano muri gusubiza ibibazo bihari. Ibibazo ndabizi. Sinjye mwabigeretseho byose ngo ninjye wagiye ngo ndimukira Chantal. Nibiki kumana ubundi Chantal mwamushize. Ari yewe Chantal. Amushize kututabajije mahoro ninjye. Ninjye kubaza mahoro. Ndabibwira David nyamara kari mwego mwandikoje. Ndabivuga. Umva mubwire warutwewe. Ubundi bagukubita usibye uko nawe umeze nk'ikigoryi umuntu ungana nawe. Ndi ikigoryi. Hejuru yo kuba yishina kuko mwakoreye nabi Chantal ibintu mwamukoreye notanye no kuvuga ngo ndi ikigoryi. Wowe umva ukuntu mbivuze. Nibiki? Wowe bagukubita ubundi we nta maboko ugira. Ubu David ajya kudunda. Sibye kuvuga gutyo. David imbaraga agira uraziyobeye mwana waje ure kubundi wowe. Ngese katamubise kangahe se turwana kangahe kankubita mutaza nakunaba. Ngese katamubise. Wowe uri umukobwa. Babahaye uruvugiro. Rero ko uri umukobwa naguru ko nanjye ndi umukobwa wanoza. Ceceka. Komeza unciniki. Ibintu mwankoreye ntago ari byo. David ibintu byose yabinchiza ku mutwe ngo ningiye wagiriye nabi Chantal ngo ibintu byose nibiki. Aza nkubita inkonji ngo ncira ubwenge kugiye ngo mvuga hano namushize. Ndabivuga. Nawe rekanye gukubita wumva ukuntu bimera nawe. Uzikura umusazi. Ceceka nyine mubwira kandi kantu taruzi. Nibiki. Uzi uko mwara afite n'umupangu wundi ukomeye kurusha uriya yakoze. Yesu Kristo. No bingiye ku mutwe napfuye birarangiye we. Mugiye kumwica none bahita babinciraho none nanjye mite mpfa ku kamwanya. No kundi David mu buntu uti David. Chantal manura cyakunda Chantal nawe ugure waramukunze. Uyasuka umuku Chantal ndamwanga. Mwanga nuko nanga Satani. Wamwiyoreye se wakamwica. Wamwiyoye wangishijwe no ko batari kubikubwira ibyo bintu byose kugira ngo bimbwire gutya mwanga. Mundi gatubundi uruzura. Nyine. Gatereka mu bwizo kuri ngewe. Ndagusiga. Cecekaho ngaho. Ngambwira gomeza umbwira nayo marere yawe ugire ngahari njye. Akumwana marere yawe mwana waje ureka data. Ukambwire. Ubundi cyamo nawe ukavuga kuri Jackson nanjye nkavuka ndi Gatesi. Wenda basi ukumva inkonji bankubita. Akambwire. Ibyo bintu ngo babigushyiraho ngo wagiye ureka kwisteresa mu muntu ukagize tukitembera ngo igihe ntawe nzongera kwirirwa muri uru rugo. Icyama n'imbaraga zisubiza ibihinyo. Twese tukivuka. Ari njye nawe nende mukuru. Bikaba byitonze mama tugahita dukora change. Bagahita ukavuka kuri Jackson. Urumva neza. Nagikubita nawe. Reba kana kaboko. Jackson yaranuzana nanjye ngo no Jackson n'umusinatero. David yarateruye David wese wazateru buri muntu ngana riboka kaboko nawe ugawurankubita sinzi umuzi gusubiza muhamba wonye ngereka mubwizo kuri rero David mu mugenda mu mwicaze mu mwitondeshe mu mubwira reka kunkubita inkonji oya ndekura reba hano ndekura uzibeshya nawe ushaka kunyica na mahoro uzi ukuntu yambwiye uzibeshya ni wowe uzamukurikira Chantal mu bikora we na mahoro muri bamwe mwese mumbwira ibyo bintu ubundi mwanyica nanjye mwanyica byanyabyo we mumbwira nanjye ubwanjye mwanyica amahoro se nafize mahuga Chantal kamubwire rero nutabihindura ahubwo ubundi mwavukiye mvukana namwe cyangwa mwaranoraguye Yesu Kristo njye uri kubwira ngo mwanyica ndakubwiye ngo gatino wovuze ibyo bintu ngo nanjye mwanyica nzi ko iri mahoro ugiye nzi ko iri mahoro gusa kubera ko mahoro n'ubundi nawe yarancapaga none nawe uri kuvuga ngo wanyica
ubundi se ubundi uko bifata nk'ibyo wakigorigiwe Chantal nabyarira muri uru rugo urumva ino mitungo twicaye mu siko mwagiye se mukajambo umusumari wa 15 n'uwo baje mu Yesu mu biganza mu nda y'imimba nanatwita utumanga uhora uririmba tugasohoka kwezi akatuvu yeno fata imisumari umuhungu ngiye noneho cyakisamo nako David ngiye cyakisomba barira babarira Chantal David akunda Chantal azabaca amaguru ahubwo reka bimenye ibintu mwamukoreye twe ntabwo badufite mani twabikoze turi wangije basa kukiri kumbwira ngo sinzabimubwiye ngo nimubwira nyine nubivuga uzamukurikira Chantal meze ute kuri kumbyetse zisa cyumva kana ihangane kabisa ko bamugishe zisa ko nanjye ndikumva byancanze mwuzaniye muri incamugongo n'umugere kari nk'umuronzi ni iyi ahubwo reka mubaze Chantal ari he ameze ati Chantal ubu ngubu tuvugana sinzi ahantu ari ntabwo uzi ahantu ari kubera iki yabuze mu buhe buryo nyine singenda bizi ko numva uri kumumbaza ngomba kumukubaza ko wagira ngo mufite amakuru yiwe amakuru ye ndabizi mahoro yarabimbwiye sibyo ahubwo wenda agira mubaze ko namugwaye ngo umumfashije umucumbikire sibyo aho abaye iwanyu byagenze gute yagiye mu buhe buryo rero mbabarira njye abantu yagiye njye ntabwo mazi mbabarira kandi niwe wabiteye nabiteye gute byose niwe wabiteye nimba warazanye umuntu ngo azabe hariya susongere no kumumbaza ngiye kumukubaza cyane rwose ubundi reka manze mubaza kana reka mubwire iki kintu cyose ubamo nawe waye baramutoragura ukamuzana iwanyu ko yarabaha banza wumve kuki wamuzanye mu rugo wacu sumuzanye ahangaha kuki so wimeye kumufata ibyo bintu suka bimbwira ngo banza wumve ibintu murakinisha uvuze iki impamvu nemeye kumufata nuko uri inshuti yanjye ariko byararangiye nanjye namuzanye kuko nzi ko kandi njye mugaburira ibyo byanjye wowe umiki udufaranga 10,000 akubundi ibintu udufaranga 10,000 wamaye inciri imwe ndi munsi sozongera kuza mu rugo gushaka Chantal nuko bivuze nuko nguko nyine mbivuze akundi akamanza mubwire ibintu no gukinisha kuko ko byazamo ubuyobozi ngo muragenda ngo byazamo ubuyobozi ngo bireba umva reka mubwire ntago ari njyewe ninde none ntago ari njyewe ninde akoreka manza mubwire sibyo muri aka kanya ubu tuvugana ngiye kujya mu nzu zane telefone mpamagare polisi kuko uramwana namutse abuze ari njye wamuzanye byangira ingaruka ndetse ndaje nkwereka umva kana reka mubwize ukuri ntabwo ari njyewe ni Mahoro Gatesi na Jagiso ntabwo ari njyewe wabikoze iyi ntabwo ari njyewe rwose watumye abo ntabwo ari njyewe rwose mbabarira kana ntabwo ari njyewe ntabwo mbizi kabisa ntabwo ari njyewe yiye shumva kana mbabarira ntabwo ari njyewe kabisa ntabwo ari njyewe ni Mahoro na Gatesi na Jackson ntabwo ari njyewe babikoze wagiye he ntabwo shamva kunzi ko mwese muba muri mu rugo mbabarira nta bintu bya polisi ahanga nta bintu bya polisi nuko wamuzanye njye mbabarira njye nuko wamuzanye igende none se ntabwo ari njye wamwishe yarapfuye ntabwo mbizi mbabarira njye kana mbabarira reka nkubwire banza wumve mbabarira njye muri polisi uzanange uzatanga abo ngabo banza wumve mbabarira nega amatwi wumve ariko polisi ntabwo uzayizana njye mbabarira kabisa njye kana tega amatwi wumve urumva ibyo njye kukubwira nta kibazo mu gitondo ndazi wanyu nimba uzi ko yapfuye uraza gukora iki suzani polisi mu rugo ndazi wanyu kana suzani polisi mu rugo ntabwo ari njye mbabarira rwose hasi ubundi ko numva bikoboje ubundi njyewe ukagira ngo njye ntabwo nari naramukunze umva ariko nkubwire kana nanjye nari naramukunze kuba njye yarapfuye simbizi nimba yaranapfuye umva ntabwo ari njye nanjye nari naramukunze cyane simbizi nimba yarapfuye reka banza wumve sibyo nimba ako kantu ko gupfa ndi kumva mu matwi yawe usora buri kanya ndi kukumva mu matwi yanjye nimba yarapfuye akaba ari ikintu kibi cyamubayeho wowe n'umuryango wawe muzabiryozwa ndetse kana uragiye kana wamfashije mana yanjye gatisi n'umuhunji gusa kandi niba wamufataga nabi mana yanjye none baba
hari ikintu nshaka kukubaza ubu ngubu urabona ibi bintu twisho no ko wancoyemo urabona reba umwana w'abandi Chantal urabona koko bizagezayo maze ubugoryi bwawe Chantal wagira ngo yamajije kukuroga mu kanwa ku buryo uzajya wiga umuhuguzi ndoga gute kandi bizarangira neza kuko bizarangira apfuye ngwiki ufite icyo kibazo kose mawe noneho ubaye n'umwicanyi ubundi se urupfu rurenze ruriya ubu reka nkubwire sibyo ibyo bintu byo kuzana kwica reba bagufashe waramutwitse kuriya ni wowe wamutwitse ubyibuka bagufunga noneho bajya banakudira ahubwo gabanya kwica kubera ko numvishe Jackson nawe ashaka kutuvamo ntakuzi ko uvuze gufungwa wagira ngo nanjye basi banyica gufungwa ejo bundi nkongera ngataha uzi ko babaye ikihebe mani uba witonze Jackson ngo wumvishe Jackson yumvishe ngo azabivuga kuko ngo ntabwo azajya yirirwa kubitwa kubera wowe wazasiga se nawe mwicanye nawe ahubwo se uzo ariko ntabwo nabikora ntabwo we nta kibi namukorera ahubwo se nshaka ko dutoroka wiki nshaka ko dutoroka ariko tugatoroka Chantal kumwisha mana yawe kandi maho njye narabikubwiye umbwira ubu ukora ujya ugira ndakwiyana niba utangiye kukubwira ngo iki ibintu ndi kukubwira ndi kubyumva ariko maho numwica turatorokera uramwica uramushyingura nyamara maho wowe bazakwica bazagusya wowe shabona ko ibintu byose narabipanze ko azicwa ikizamwica aho azatabwa naho tuzatorokera ufite icyo kibazo aho gutangira upange nayo myenda yaragutwaye yose ujye mu cyumba cya David wikorera isaha n'isaha nzakubwira ngo byarangiye tugende uzamwiyikira ndakwiyamira ntabwo bikureba njye ntuzabinzanemo uko wabitangiye uzanabisoza uzemera gutorokana nanjye cyangwa nabyo uzemera gutoroka se none se n'ubundi ko nanjye banshyiramo ntari bituzajyana ikibazo Jackson na David bazasigara ahangaha mu nzu ya se na ba nyina mwana we umugore wa David uramwishe barasezeranye wandishiwe ndakwiyamira umugore wa David n'ubundi ntabwo nzongera nabivuye uzongera kuvuga Chantal nawe nzawutwika wanabikora usigara uri umugore none se biguhishe se ko ntabikora ntawe uzibeshye n'ibyo byo gucika nsigaye mutinya Jackson ntabwo byo agomba kubimenya tuzajya kwa Shangazi aho se Shangazi natubaze impamvu tugiye we ahubwo reka mbanze nkubaze ikibazo ntabwo bikureba oya ntabwo ari ibyo ngiye kuvuga Chantal ubu nta famiye urabivuze kandi urabivuze niba mushaka Imana we ubu biragenda bite Kanani se naza akamukubaza Kanani si mutinya namubwije ukuri bikumva aherutse no kuzana ejo bundi nijoro ndamwirukana uri kubyumva neza Jackson si mutinya David si mutinya gereza si nyitinya na mama na data barapfuye turashyingura turarira turahora rero ukomeza kunera izo muco ntabwo najya kuvuga ubaye ikirara nako sorry uba witonze uvuze ikiraro uranyibutse kuko se muko usigaye wirirwa ngewe akoreka nkubwire rero umaze gukura uruzuye urabyibushye urasirigutse ahantu wahabyibuhira wowe reka nkubwire njye ntabwo nshaka kubera ko wari umaze iminsi udahari uri kubyibuhira hehe se uri kujya hehe ngiye mba nigire gutembera nduhura mu mutwe nawe urakabije ubu ndacyari umwana ugenda ngo ndagiye umaze gukura ushaka gushaka umugabo umugabo se ni mamazi mbanze mubwire uzongera kurenza ku kaguru kamwe utanyatse uruhushya uri kubyumva neza kandi mwiyame kuganira na Jackson cyane ntabyo ntabwo mbigushakaho kuko uwo muntu wabivuga avuze ntazashiduka n'ibyo gutoroka wabivuze n'ibyo kwica Chantal ubundi mubaze n'ubundi wabimbwiye ari naho twabifatanyije n'ubwo ari wowe wabikoze ubundi uzamwicisha iki ntabwo bikureba
umunwa wawe ndawuzi uri kubyumva ntabyo nzavuga ariko wanzaniye amazi ashyushye ariko ibyo wahise uvuga uti narayazanye ariko ndabamutwitse byose ninjye biri ku mutwe rero mwiyane uri kubyumva neza ahubwo Jackson nawe ndaje musore ndamuzibisha hahandi uramutwika se arajya muri tuwarete akabiri ntabwo ndamutwika ndamubwira neza ariko nabikaze nanjye ndabikaze mwana we kajya kumuburi nakoboye ntabyo ndavuga do guma hano ubeshye uburekere mwana yanjye ubundi wowe uzakora kobwa nanze aratunanye mahora abaye ikirara ukuntu yitondaga se shaka ariko se ko mbona ibibazo bikomeje kwiyongera muri buno rugo kandi akaba ari nanjye uri kubikomeza noneho ikosa ndi gukora nuko ndi kubipanga nkabibwira ko ari akajiji ngo ni gatesi ariko ngomba kubwira Aime akava muri runo rugo agasubira iwabo natwe tukazagenda tumusanga ariko se shangazi nzamubwira ko ari cyo giti hano mu rugo ariko nzabyigaho nshaka ikintu mubeshye Aime ngwino hano umeze neza cara hano uri kuba waryamye kare numvaga mfite ibitotsi wenda nk'umukuru nta gukora ikindi ese ubu ubona kwiga inaha nyine bigenda nta kibazo waramenyereye nta kibazo mfite inshuti namenyereye waramenyereye none se ndi kumva bibaye ngombwa ko wasubira mu rugo ukajya kwiga mu rugo hari icyo bigutwaye kuko naba nihuse cyane ubukumbuzi butarashira nyine urumva urabona sibu ndabikubwira mu buhe buryo wenda ushobora kutabyumva neza ariko icyiza ni uko wasubira kwiga mu rugo sibyo nyine bibaye ngombwa birihutiwe cyane kubyakira nyine ntabwo byoroshye ariko nyine nshaka ko uyu munsi turi kuwa mbere kuwa gatatu uzaba wasubiye mu rugo mama nzamubwira nyine nzamusobanurira impamvu nta kibazo sibyo nyine ube witegura wagenda umbwire Jackson hanze zo hano mu gihe urugo Jackson ni iki shaka hano baragushaka amahoro sinzi ikintu nshaka kubwira ngwino hano mbwire nanone neza amahoro sinzi ikintu nshaka kubwira ugenda mu nzu bakubwira aragushaka ngwino mu nzu ambwire ngo kirihutirwa ntabwo urose uryamye hafi ni kambwira ari mu burisa noneho baranyishe we afite inkoni oya mana ya wasanga agati yagiye ngo birihutirwa noneho baranyishe nta nkoni afite akareka noneho bagiye kunkubita noneho karavuga gatesi nibankubita nanjye ndamutega icyuma ryamye ma witonze ye mukundwa yemeze bite se ende mukundwa mukundwa wande none se nagukura wambaye nk'abanyede se ubundi uvuze ntukaze wambaye nk'abasazima hanze nyine imvura yahiruka imvura nyine kugwa igira hino hano ubundi ufite icyo kibazo ikibazo se iki ufite icyo kibazo ikibazo mfite ngito umeze gutyo se kopfe yarihuse mana we mbagiye no kurishyira hano none se kabaze mubaze uri kujya hehe guma aha ngaha ese ushaka kunkubita nanone musize hano hafi nizere ko atari kutwumva oya agiye mu gikoni sinzi nagiyemo okay ese Jackson nzakwiyeme kangahe noneho sinakoze iki mana nzi nta kintu nakoze nzakwiyeme kangahe nta kintu nakoze kuki nta kintu nakoze noneho uyu munsi nta kintu wakoze none se uragira ngo mubwire guki nta kintu nakoze ubundi ukuntu ureshya n'ibintu uvuga birangana
ibiki se noneho navuze mani umuntu azavuga mu mukubite nanone natavuze mu mukubite ubu ngubu mushaka kuzangira ikimuga umva reka mbanze nkubwire niki se harya ngo ugiye kuzabwira David ngo ibintu twakoresha ntayo mana we wikingiraho ikigoryi aho ngaho uri kubyumva neza nyumva ubundi bumunya dusigira gute ahantu usanze yarese ushaka kujyayo ubu kuko umumunya dusigaga ushaka kujyayo ushaka kujyayo nyine mbwira ubundi uzabasha mbwira nyine ndera ndetse none nshaka kuzajyayo ugeze ngo ushaka gusangira nyoko disi uramukumbuye ubundi nutera ubwo ngubwo uzabasha kurera nzabuzwa n'icyo kurera se ntabwo ntuzamberere nimumubitana na burya z'ubwongo abana bawe bazabyara uzabakorera ibingano mbere mbanze mubwire ubu bwa mbere n'ubwa nyuma nta burenganzira ufite bwo kwicaza hagati si ibintu ubwire ibyabaye kuri Chantal uri kubyumva neza ubundi uri kumukuramo amakuru kugira ngo ubigenze gute ese ko ibintu byose biri hano mu rugo umutera ubwoba kugira ngo ubigenze gute nyumvira noneho mana yanjye nta kintu namubwiye ngewe gake ushaka kujyana Chantal wambabariye koko izo nshizanye nakubwiye ngo ngiye zirarya wagiye uzikubita David koko ariko mbanze kubwira David we ntabwo ngikeneye kubonana nawe uri kubyumva neza none so kucyengeye ubundi yaba David araza nkubite yaba nawe nkubite ngo sinkavuge David ngo ujye uvuga umuntu azankubita ngo simvuge undi azankubite nanone ngo mvuge bizagenda gutya ahubwo umuntu nzawutwika ngaho nyumvira ngaho acira nimba ushaka kunyica acira ngiye mu mushobo siraho kujomba sesa none mwere acira zana wume kandi ngiye wuzana ndabyanze ntabwo nshaka gupfa nona umva reka mbanze nkubwire nakwiyamye uzongera gutera ubwoba gatese njye ntabwo banamuteye mumbabarira ukwicira ntabwo byaba mumbabarira pe ubundi wasanga n'uri nako ntacyo ntacyo nta kintu mvuze nta kintu mvuze pe n'Imana irabizi nta kintu mvuze mbanze nkubwire sinzongera kukubwiriza ibi ngibi icyo uzakurikiraho ni ibikorwa umuntu urangiriye aha ngaha wamba mu maso kinavutse muri uru rugo nyine wamba mu maso ukagenda ubundi turavukana maho turavukana nanjye njya mbyibaza bikacanga umuntu wamugira ubundi mwawukomoye ntabwo tuvukana wese ubugome mugira mwabukomoye wambaye mu maso wambaye mu maso ukireshya gusa Imana izabikubaza